Kiliziya imwe, umuhuza w'abashaka ubumenyi, kubutanga no kubuvuma, byose ni ku buntu. Muze duhugurane muri Kiliziya y'abari mu rugendo, duharanire kuzagera muri Kiliziya y'abatsinze. Muze twungurane ubumenyi. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Ikaze kuri Kiliziya imwe TV, aho twigana byinshi. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro cy'abatagatifu, twizihiza, twigire kandi tumenye amateka y'abatagatifu. Uyu munsi tugiye kureba mutagatifu Iluminata, wabayeho mu myaka ya 303 nyuma ya Yezu. Iluminata yavukiye ahitwa Palazaro hafi ya Ravenne. Ababyeyi be bari abapagani. Mbere yo kubatizwa yitwaga Kayisareya. Amaze kubatizwa nibwo yafashe izina rya Iluminata. Amaze guhinduka umukristu, ise umubyara yagiye kumurega kuri guverineri w'iyo ntara ya Ravenne. Nuko uwo muguverineri aramufatisha, aramufunga yiteze ko aza kumuvana ku izima, agahakana ubukristu maze akamugira umugore we. Ariko umumarayika wa Nyagasani amuvana mu buroko, amwerekeza mu muhanda witwa uwa Salariya. Nuko Iluminata akomeza urugendo yerekeza mu ntara ya Umbria, kandi ari nako agenda akora ibitangaza byinshi. Guverineri w'intara ya Umbria nawe yaramufashe amuta mu buroko. Hagati aho ababyeyi be bakiriye ukwemera, barabatizwa, biyemeza kuza gushaka umukobwa wabo. Iluminata yagize rero ingabire yo gupfana n'ababyeyi be ku itariki 29 Ugushyingo mu mwaka wa 303. Bazize ko ari abakristo. Imibiri yabo ishyingurwa ahitwa Bagno, nko muri kilometero 2 uvuye mu mujyi wa Umbria. Umubiri we waje kwimurirwa muri kiliziya y'ahitwa Todi,
aho niho abakristu bazaga kenshi kumwiyambaza. Twizihiza Mutagatifu Iluminata ku itariki 29 Ugushyingo. Iluminata mutagatifu udusabire byakusanyijwe na Padiri Theophile Twagirayezu wa Diyosezi ya Byumba. Ku yandi makuru mwashaka kumenya ku nyandiko twakusanyije ku mibereho y'abatagatifu, mwabariza kuri izi nimero za telefoni. Twigire ku batagatifu. Nimugire amahoro kandi Nyagasani Yezu nabane namwe.